wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, twongeye guhura kuri murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nuko twongeye kugira amahirwe yo kuza kurambura ibyanditswe byera kugira ngo twumve ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo. Ubushize mu biganiro tumaze iminsi tuganira jyewe, twakomeje kuganira ku ngingo y'isabato uhereye mu itangiriro. Ubushe twari turi mu gitabo cyo kubara tureba ngo mbese isabato yasobanuwe gute mu gitabo cyo kubara. Uyu munsi rero tugiye kongera kureba mu bitabo bya Mose, kandi ndajya mu gitabo cya 5 cya Mose cyitwa Gutegeka kwa kabiri. Mbere yuko twinjira mu byanditswe byera, reka tubanze twicishe bugufi dusenga Imana. Data mwiza, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe ruhebuje. Wakomeje gukunda umunyabyaha n'ubu kituzirikana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uduhaye andi mahirwe yo kurambura ibyanditswe byera ngo turusheho kwishimira ukuri kw'ijambo ryawe. Turi kuganira ku ngingo y'isabato ngo twumvemo urukundo rwawe n'umugambi wawe kuri iyo ngingo, impamvu wayihaye abantu. Komeze kuduhishurira ubwiru bw'ijambo ryawe, kaduha umutima wemera ibyo dusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Isabato mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri. Ese Gutegeka kwa kabiri nk'igitabo cya nyuma mu bitabo 5 Mose yanditse kiratubwira iki? Ni igitabo giheruka ibindi mu bitabo 5 bya Mose, kidufitiye amakuru akomeye nk'igitabo giheruka birumvikana, kandi ni igitabo giteguriza abantu b'Imana kwambuka urugabano rwa Yorodani ngo binjire i Kanani. Imana ishimwe. Icyo gitabo urumva ko gifite amakuru akomeye cyane ateguriza abantu b'Imana kugenza gute kwambuka. Abenda kwambuka ngo bagere i Kanani bakwiye gusuzuma iby'icyo gitabo kugira ngo bamenye ibyacyo, kugira ngo bumve ubushake bw'Imana nuko abantu bakwiriye kwera no kurushaho gusa na Kristo mu mico, kugira ngo babe biteguye kuba abatahajuru, Kanani nyayo yo mu ijuru. Ndagira ngo ubwire yuko Aburahamu wasezeranijwe iyi Kanani yo mu isi ngo ntabwo ari yari ahanze amaso, oya. Uzasome igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 kwereka umurongo wa 9 kugeza wa 16. Burya ngo yari ahanze amaso umudugudu wahanzwe n'Imana, waremwe n'Imana, kandi uwo nguwo niwe Imana yifuza ko tugenza gute natwe tuzinjiramo tukarubukana n'Imana. Kitabo rero cyo Gutegeka kwa kabiri, muri ibyo byose byo guteguriza inyoko muntu kugera mu kiruhuko cyuzuye Imana yasezeraniye abayikunda, ivugamo n'isabato. Isabato ntabwo ibura kongera kugarukamo, kandi turaza gusanga ino sabato itavugwa nk'umunsi w'ikiruhuko gusa, ahubwo ni urwibutso rwo gucungurwa. Amen. Ni urwibutso rwo gucungurwa, ni urwibutso rwo kubaturwa tukavanwa mu byaha tukagera mu kwera kw'Imana. Nakomeje kubishonaho gake gake mvuga yuko nzishimira kugera muri iki gitabo kugira ngo dusuzume indi mpamvu ikomeye cyane yo kuruhuka isabato, ikimenyetso n'urwibutso rwo gucungurwa. Icya kabiri tuza kubona gikomeye cyane ni uko isabato iduhamagarira urukundo. Haleluya. Iraduhamagarira urukundo, tugomba gukunda Imana, kandi urwo rukundo rugaragarira mu kumvira amategeko yayo, harimo n'isabato. Turabona rero burya isabato muri iki gitabo yimbika mu kudusobanurira imbabazi n'impuhwe by'Imana yacu, kandi ikongera kutuyobora mu kiruhuko cyuzuye tubonera muri Kristo Yesu we mucunguzi wacu, nkuko twakomeje kubibona no mu bindi bitabo. Reka ngusabe turambura ibyanditswe byera, tujye mu Gutegeka kwa kabiri. Ndajya mu gice cya 5, ndasoma umurongo wa 12 ngeze ku murongo wa 15. Niryo somo tugiye guheraho. Gutegeka kwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza wa 15. Haranditse hati: ziririza umunsi w'isabato kugira ngo weze uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. Mu minsi 6 ujye ukora aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe
cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa inka yawe cyangwa indogobe yawe cyangwa itungo ryawe ryose cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kugira ngo umugaragu wawe n'umuja wawe babone uko baruhuka nkawe. Umurongo wa 15, kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe igutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Haleluya. Aya magambo arongera kutwereka uburyo Mose ari gusubiramo iki? Itegeko rya 4 mu mategeko 10 y'Imana. Nusoma kino gice cya 5, abana b'Abisirayeli bongeye kubwirwa iki? Urubyiruko rw'Abisirayeli rwongeye kwigishwa isezerano ry'Imana, bongeye kwigishwa iby'amategeko Imana yahaye Mose ku musozi Sinayi. Ubwo hashize imyaka 40 bibaye, yongeye kubibasubiramo ngo n'abana bato babizirikane. Bigeze ku itegeko rya 4, tumaze kumva amagambo akomeye babwiwe, asa nka ya yandi twasomye mu Kuva igice cya 20 ku murongo wa 8 kugeza wa 11. Ariko igihe tugeze ku murongo wa 11, reka nkujyane mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza wa 11, ariko ndasoma umurongo wa 11. Harambwira ngo, kuko iminsi 6 ari Uwiteka aremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa 7, nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Impamvu y'itegeko twabonye mu Kuva nuko Imana imaze kurema mu minsi 6, ku wa 7 yagenje gute? Yararuhutse. Bikaba ari urwibutso ruhebuje Imana yaduhaye ngo twibuke yuko turi ibiremwa byayo, twibuke ko ibyo turebesha amaso yacu n'ibyo tutabona byaremwe n'Imana mu minsi 6, maze ku wa 7 ikaruhuka. Ariko se mu guteka kwa 2 isomo iri tegeko risoza gute? Reka nongere ngusubiriremo amagambo asoza mu guteka kwa 2 igice cya 5 no turi gusuzuma. Reka nsome umurongo wa 15. Umurongo wa 15 urambwiye ngo, kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe gutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Haleluya. Mu Kuva igice cya 20 tumaze kubona ko icyatumye Uwiteka igutegeka kuziririza umunsi w'isabato ari uko Imana yaremye mu minsi 6, ku wa 7 ikagenza gute? Ikaruhuka. Mu gutegeka kwa 2 ho barambwiye ngo icyatumye Imana igutegeka kuziririza umunsi w'isabato nuko yagukuye mu gihugu cya Egiputa, ikagukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Haleluya. Nshuti yanjye, turabona indi mpamvu, haleluya, indi mpamvu yo kubahiriza isabato. Mu gihe cya gitabo cyo Kuva gihuza itegeko ry'isabato n'igikorwa gihebuje cy'Imana cyo kurema, gutegeka kwa 2 ho hahuza isabato n'igikorwa gihebuje cy'Imana cyo gucungura. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire, ibyo bikorwa bibiri, igikorwa cyo kurema n'igikorwa cyo gucungura, nta wundi wabasha kugikora keretse Imana gusa. Amen. Kandi Imana yashyizeho umunsi w'isabato ngo tujye tubizirikana yuko turi ibiremwa byayo kandi twacunguwe. Haleluya. Imana yaturemye 2, yarabanjira turema dutunganye, twari beza cyane tuva mu biganza by'Imana. Ijambo rirambwira ngo Imana yaremye umuntu imaze kurema inama. Tangira igice cya 1 umurongo wa 26, turema umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware. Maze bigeze ku murongo wa 31, ijambo riravuga ngo Imana yitegeza ibyo yaremwe byose ibona ari byiza cyane. Haleluya. Buragoroba buracya, uno munsi wa 6. Maze umurongo ukurikiyeho, ubwo n'umurongo wa 1 w'igice cya 2, uvuga uko ibyo byose byamaze kurema. Maze ku wa 7 Imana iraruhuka, maze uwo munsi wita isabato kuko yawuruhutse nyine, kandi iraweza ndetse iwuha umugisha. Nyamara umuntu yaje kuva mu biganza by'Imana, twarabiganiriye. Itangira igice cya 3, Satani aramuyobya, umuntu yivana mu burinzi bw'Imana, bingaruzwa mu heto ya Satani. Burya Imana yarongeye itegura gahunda yo kumucungura. Umurongo wa 15 w'igice cya 3, Itangiriro, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe,
ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ayo ni amagambo yabwiwe nde? Yabwiwe inzoka. Mbese inzoka ni nde? Nitujya mu Byahishuwe igice cya 12 hadusobanurira iby'iryo banga. Ibyashuwe igice cya 12 hatubwira Mikayeli n'abamarayika barwanye ikiyoka, kandi icyo kiyoka ngo cyitwa umwanzi na Satani. Burya igihe itangiye tubwiye ikiyoka cyangwa se inzoka kiba bivuze Satani. Nuko rero Imana yabwiye Satani ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, kandi umugore twamaze kubona yuko bishushanya itorero nshuti z'Imana. Twarabonye igihe twarebaga itegeko rya 2 yuko Imana idufuhira nk'uko umugabo afuhira umugore we. No hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Mbese urubyaro rw'umugore n'uruhe? Ujye muri icyo gice nyine cya 12 kizakubwira iby'urubyaro rw'umugore, yuko wa mugore yari atwite maze akabyara umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma, kandi ngo yarasawe ngo ajye kwicara iburyo bw'Imana. Uwo ni Yesu Kristo wasezeranwe, wagombaga kuvukira mu isi aje gucungura abanyabyaha. Haleluya. Burya rero isabato itwibutsa ibyo bintu nabyo, yuko wa muntu wari wararemwe n'Imana atunganye, nyamara kaza gucumura, Imana yateguye umugambi mbere hose yo kumucungura. Imana yanjye ihabwa icyubahiro. Isabato rero ni ikimenyetso cy'imbaraga ya Kristo. Haleluya. Ya yindi itubatura ikatuvana mu Egiputa. Egiputa ishushanya ububata bw'icyaha. Mbese wakwishimira kuba mu bantu babatuwe? Mbese warabatuwe? Niba utarabaturwa ndakurarikira kwakira igitambo cy'Ikaruvari Kristo yaturonkeye. Reka nkujyane muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ni somo rishobora kuba rizwi na benshi kuruta andi masomo yose mu byanditswe byera, ariko kandi rishobora kuba ritaranumvikanye. Imana idufashe kugira ngo twumve iri somo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Umurongo wa 17, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Haleluya. 18, uwo mwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Ndakurarikira mu izina rya Yesu ngo wizere izina ry'umwana w'ikinege watanzwe ngo aducungure mu bubata bw'icyaha. Nta rindi zina mu isi tubasha gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo. Abakomeza isabato barabizirikana cyane. Buri munsi wa 7 bafata umwanya bagahagarika byose kugira ngo babe muri iyo mood, babe muri iyo spirit yo kuzirikana yuko baremwe n'Imana kandi bacunguwe nayo. Mbega urukundo! Urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nuko rero nshuti yanjye, isabato mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 kiributsa Isirayeli yuko Imana itari umuremyi wabo gusa, ahubwo ari n'umucunguzi bavanye mu buretwa, mu bucakara, mu kuba ingaruzwa muheto. Kandi nk'uko Isirayeli yavanywe, yacunguwe, ikavanwa mu buretwa bwo mu Egiputa, niko natwe twacunguwe ngo tuvanwe mu buretwa bw'icyaha binyuze mu murimo wa Kristo. Haleluya. Isabato rero ihindutse ikimenyetso gihoraho cy'ubuntu bukiza. Haleluya. Ihindutse urwibutso ruhebuje yuko Imana yiteguye kwivanga mu byacu, yuko Imana yiteguye kwinjira mu buzima bwacu, ikatubatura, ikatubohora, ikadukorera deliverance. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Iri somo kandi hari ikindi rimbwira. Reka ngusembuze mu Gutegeka kwa 2 igice cya 5. Noneho nsoma umurongo wa 14 ubanziza uwa 15 watubwiraga ibyo gucungurwa. Umurongo wa 14 urambwira ngo iki? Ariko wa 7 no sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagira umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa inka yawe cyangwa indogobe yawe cyangwa itungo ryawe ryose cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kugira ngo umugaragu wawe n'umuja wawe babone uko baruhuka nkawe. Haleluya. Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo umugaragu wawe n'umuja wawe babone uko baruhuka nkawe.
turabonamo ibintu bingahe? Bibiri. Icya mbere ni uko Imana ishaka ko abantu bose baba inclusive, baba muri icyo kiruhuko hatagize kurobanura ku butoni. Haleluya. Ibyo binyibutsa ijambo rya Kristo yabwiye abari bari kumugerageza bavuga yuko yica isabato. Tuzariganira igihe nikigera muri Mariko igice cya 2:27-28. Imana iravuga, Yesu Kristo arababwira ngo nyamara ndababwira yuko ari njye mwami w'isabato, kandi isabato yabayeho kubw'umuntu, ntabwo umuntu yabayeho kubw'isabato. Haleluya. Mu Cyongereza bisobanura neza, the Sabbath was made or was created. Isabato yaremwe kubw'umuntu. Burya rero ntabwo ari y'Abisirayeli, twarabivumbuye mu bitabo byabanje kandi twongeye kubibona hano, ahubwo ni iy'abantu bose, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abakomeye n'aboroheje, abadutwara n'abatwarwa nabo. Imana ishimwe. Nuko rero itegeko ry'Imana riravuze ngo mu rugo rwawe, burya nshuti yanjye, itorero ry'Imana rishingiye ku muryango. Uzabikurikira neza, twarabiganiriye, watuganije itegeko rya 5 yabisubiyemo, ariko reka twongere tubishimangire. Itorero ry'Imana rishingiye ku muryango. Nuko rero watorero we ryo mu rugo, mujye muziririza isabato, kandi mwese, harimwo n'abana, harimwo n'abagaragu, harimwo n'abaja. Haleluya. The Sabbath igomba gukomezwa n'abantu bose. It was meant for humanity. Ni impano yahawe umuntu. Imana ishimwe. Icya kabiri turi kubonamo ni impuhwe, n'urukundo tugomba kugirira n'abandi. Burya aba bantu turabahemba, hari abantu bumva bagomba kubyaza umusaruro abo bahemba kugira ngo babavanemo rwose ibyo babahembera. Ariko nibigera ku isabato ujye wibuka ikintu gikomeye, ujye wibuka ko aba bantu ari ab'Imana atari abawe, maze ubahe ikiruhuko. Haleluya. Ubahe ikiruhuko. Mbega isabato ukuntu yerereza urukundo rw'Imana ku bantu bose, na babandi babayeho imibereho isuzuguritse muri rubanda, babandi bakomeje gutwazwa igitugu, babandi badafite uburenganzira bwuzuye nk'ubw'abandi. Imana irategeka abantu b'Imana ko ku isabato bagomba kubaho umudendezo. Munsi w'umudendezo, munsi wo kwenjoyinga urukundo rw'Imana ku biremwa byose. Imana ishimwe cyane. Ndakurarika mu izina rya Yesu ngo uzirikane iki kintu igihe twiga iby'isabato, igihe dusuzuma Imana n'urukundo rwayo rwagaragara mu mategeko yayo, igihe dusuzuma imico y'Imana, maze twagera ku ngingo y'isabato turabona Imana ari urukundo. Nibyo? Turabona Imana ari urukundo, ishaka ko abantu bose bagira ikiruhuko, bagira umunezero, babaho in harmony y'umugambi w'Imana ukomeye wo kurema umuntu. Turabona kandi Imana ibwira abakozi n'abakoresha ko bareshya imbere yayo. Bega ineza y'Imana. Ineza y'Imana iratangaje cyane. Iri somo ndagira ngo uzarizirikane. Twari turi kureba Gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza wa 15. Nshuti yanjye harongera kuvuga iby'isabato, ariko akongera kuvuga indi mpamvu ikomeye yo kuziririza isabato. Burya nuko twacunguwe. Haleluya. Kandi urwo rukundo twakunzwe tukiri abanyabyaha, turaba gucirwaho iteka, turi abanzi b'Imana. Niko mu Baroma igice cya 5 hatubwira. Burya ngo biragoye no gupfira umukiranutsi, ariko Kristo yadupfiriye tukiri iki? Tukiri abanyabyaha. Kuzirikana urwo rukundo bituremamo urukundo natwe. Haleluya. Rwo gukunda na bene data. Imana bitwumvishe mu izina rya Yesu. Reka dufate isomo rya 2. Turareba ku masomo 4 uyu munsi, niyo nibutinde mu Gutegeka kwa 2, ariko irindi ryo ryatubwiraga iby'isabato mu buryo bw'umwihariko. Ariko nandi arasobanura iki kintu cy'urukundo rw'Imana, cyo gucungurwa. Haleluya. Kugira ngo twumve impamvu y'isabato nyine, reka nkujyane mu Gutegeka kwa 2 igice cya 8.
Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 ndasoma umurongo wa 2. Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 2 haranditse ngo, kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40. Haleluya. Ujye wibuka. Ujye ugenza gute? Ujye wibuka. Reka nsubiremo iri somo. Kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko witondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Ntukibagirwe. Mbese itegeko ry'isabato ritangizwa n'iyihe nshinga? Inshinga ni ijambo rigize interuro rigaragaza igikorwa. Mbese igikorwa ni ikihe? Ni igikorwa cyo kwibuka, nshuti yanjye. Umurongo wa 2 w'igice cya 8 urambye rero, ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Kubera iki? Kugira ngo uzirikane yuko nagucunguye. Haleluya. Nshuti, ujye wibuka urwo rugendo wagendanyemo n'Imana, ahantu Imana yakuvanye. Ibyo bizajya bigutera kuyubaha. Ujye wibuka urugendo rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, kugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko witondera amategeko yayo. Mbese mu butayu byagenze gute? Imana yaratuyoboye. Haleluya. Yatuyoboyesheje inkingi y'igicu ku manywa, maze ikatubera inkingi y'umuriro nijoro. Ntabwo twigeze duhungabana. Iyo Mana yaduhaye amazi igihe twari dufite inyota. Iyo Mana yaduhaye ibyo kurya igihe twari dusonje. Reka nkomeze gatoya twumva ibyo Imana yakoze mu butayu. Umurongo wa 3, nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyamutunga. Haleluya. Mbese amagambo yose ava mu kanwa k'Imana niyo agutunga. Umurongo wa 4, imyenda yawe ntiyagusaziragaho, kandi ikirenge cyawe nticyabyimbagwa muri iyo myaka uko ari 40. Mbese ufite icyo ushinja Imana ku buryo byagutera kwibagirwa? Niba ugifite, uzacyandike muri komantere. Imana yabaye nziza kuri twe, ntabwo yigeze idutererana. Ibuka aho yakunyujije, nshuti zanjye. Ibuka ibyago wanyuzemo, ibuka ibyo byose, urwo rugendo Imana yagucishijemo. Umva, ntukabyibagirwe. Maze urebe ukuntu igihe wari wishwe n'inzara yaguhaye ibyo kurya utazi, igihe wari wishwe n'inyota yaguhaye amazi. Kandi ibyo yabikoreye kugira ngo umenye iki? Yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Mbese aya magambo ninde wigeze kuyavuga? Ni Yesu Kristo. Yari ari mu butayu. Genda usome Matayo igice cya 4, uzareba ibigeragezo Satani yagerageresheje umwami wacu Yesu Kristo mu butayu. Maze igihe Yesu Kristo yari ashonje, Satani aramugerageza, amugerageresha ikigeragezo cy'inda gitsinda benshi. Aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, hindura uyu mugati uburye. Mbega amutera gushidikanya niba ari umwana w'Imana koko. Ariko Yesu Kristo aravuga ati, umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa. Haleluya. Ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Mbese ubeshejweho n'iri jambo? Ndakurarika mu izina rya Yesu ngo ubeshweho n'iri jambo. Amasezerano yose aririmo ni ayawe, kandi Imana ni indahemuka, ntabwo ibeshya, nk'uko umugaragu wayo Balamu yigeze kubihamya mu Kubara igice cya 23. Ntabwo Imana yacu ibeshya. Izasohoza ibyo yasezeranye. Mbese Sabato ntabwo yakwibutsa icyo? Ngo ujye uzirikana ukuntu Imana yagendanye nawe. Erega nayo iravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Muri uwo munsi w'isabato uzakora iki? Uzibuka ko ari umuremyi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uzibuka ko ari umucunguzi wawe wakuvanye mu Egiputa, ugakomeza kugendana nawe urugendo rwose mwagendanye kugeza uyu munsi. Haleluya.
Mbega umunsi mwiza. Dufite indirimbo mu gitabo cy'Abadiventisi umunsi wa karindwi ivuga ngo nuterwa n'amakuba menshi akagutera kwiheba cyane, wibuke imigisha yose Imana yaguhaye. Ni indirimbo ya 230. Hari mu gitabo cy'Abaprotestani ni 178 niba mbyibuka neza. Ariko naho irimo mu gitabo cy'Abaprotestani ho ivugika neza nkayikunda cyane. Iravuga ngo bara. Haleluya. Ku munsi w'isabato ni umunsi wo kubara imigisha yose Imana yaduhaye. Twaremwe mu ishusho y'Imana. Babandi bazi yuko twavuye ku nguge, babandi bazi yuko byagiye byihinduriza, ariko ntabwo ari uko biri, ahubwo twavuye mu mushinga w'Imana. Imana ibanza gukora inama iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, burya dusa n'Imana. Haleluya. Dutandukanye n'ibindi biremwa, bya bindi ngo byagiye byageze ubwo bibyara umuntu. Dutandukanye nabyo. Twebwe dufite ubwenge, dufite gutekereza, dufite amahitamo, dufite umudendezo. Imana ishimwe. Mbega umugisha, uwo ni umugisha uruta iyindi. Ariko hari undi mugisha urenzeho, ni uko twacunguye igihe twari dutandukanye n'Imana. Hari n'indi migisha rero Imana yagiye iduha, kubera yuko ni ubuntu bugomba bukomeza kugerekwa ku bundi. Haleluya. Twabonye n'ibyo kurya, twarahinze tureza, twarariye biratunyura, tugira isura nziza. Hari dufite amaso yo kureba, dufite amatwi yo kumva, dufite umutekano, twararwaye indwara zirakira. Mbega imigisha. Mbega ukuntu isabato yayikuye kukubera umunsi wo kubara imigisha y'Imana. Imana ibigufashe mu izina rya Yesu. Ikiruta ibindi, muri uwo munsi w'isabato ujye uzirikana ko wacunguwe na Kristo. Ujye uzirikana ko urukundo ruhebuje Data wa twese yagukunze rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Maze ushimwe Data wa twese kubwo. Haleluya. Kubw'igihe reka nkujyane mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 5. Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 5 ni irindi somo nshaka ko tuzirikana rya 3 mu masomo 4 nshaka kuvana mu Gutegeka kwa kabiri. Nubwo iki gitabo nagusabye ko niba uri umutahajuru witegura kugikanani warukwiye kugikunda. Gutegeka kwa kabiri igice cya 3 umurongo wa 5. Reka mpere ku wa 4 kugira ngo byumvikane neza. Umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Haleluya. Yemwe abari kumva biciye ku mucyo w'isabato, itangazo mukwiye kubwirwa niri ngo Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Harabishyize hejuru ngo bigire nk'Imana. Tuzabisuzuma neza nitujya kwiga ubuhanuzi n'isabato. Hari uwashatse kwigereranya n'Imana dusoma mu gitabo cy'Abatesalonike rwa mbere rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2. Wa wundi wavuzwe muri Daniel igice cya 7 ujyanwa n'ihembe ritoya, uzasibanga iby'amategeko y'Imana. Ariko nshuti zanjye mukurikiye ku mucyo w'isabato, nimwumve Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Haleluya. Murongo wa 5. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Buriya rero hari icyo nkundira Yesu. Yesu ni ijambo koko. Uzi uko ibyo yavugaga byose n'ibyo yigishije abantu igihe yari ari ku isi byari byo muri iri jambo. Tumaze kubona icyo yasubije Satani, twakibonye mu Gutegeka kwa kabiri, yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Tumaze kubona nanone icyo yasubije abamubaje ngo itegeko riruta ayandi gukomera niri, ni ugukundisha Uwiteka n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge, impagarike yacu yose igakunda Uwiteka. Haleluya. Nshuti yanjye, mbese niki cyadutera gukunda Uwiteka? Niki cyabidutera? Ubushize twaganiriye isomo ryo mubare w'igice cya 19 imirongo 3 ibanza, tubona ukuntu isabato yahujwe n'isano umwana agirana n'umubyeyi we. Twarabiganiriye. Wongere usubire mu cyo twaganiriye mu Barewi usome iryo somo. Burya hari isano. Haleluya. Isabato yibutsa isano, ni umunsi w'isano. Nshuti yanjye,
gukomeza isabato ni igikorwa cy'urukundo kandi ni igikorwa cyo kumvira Imana yacu, twishimira urukundo yadukunze kandi natwe dushaka kuyikunda. Umva ngo turayikunda kuko yabanje kudukunda. Kristo aravuga ati nimunkunda muzagenza gute? Muzitondera amategeko yanjye, kandi igihe muzaba muri ibyo nanjye nzasaba Data azabaha umufasha wo kwitondera ayo mategeko, niwe Mwuka Wera. Ayo magambo yanditse muri Yohana igice cya 15. Wabyumvise? Mbese kumvira amategeko byashobokeye abantu? Oya, ntabwo byabashobokeye, kubera yuko hari ubwo birengagije urwo rukundo. Keretse urwo rukundo rwa Data wa twese rusabye mu mutima w'umuntu, nibwo kumvira amategeko bishoboka. Umva, kumvira bikwiye kuba bishinze imizi mu rukundo. Iyo bitari uko bimeze, ntabwo kumvira amategeko bigenza gute bishoboka. Ariko iyo dukunda, iyo relationship y'umubyeyi n'umwana cyangwa se y'umugabo n'umugore nayo twarayibonye, niyo ishobora gutuma abantu bumvira. Burya umwana yumvira umubyeyi we, nibyo? Keretse ko isi yagushije ishyano, abantu bakomeje kwica amategeko y'Imana, ariko isano umwana afitanye n'umubyeyi we bituma umwana agirira icyizere umubyeyi we, ku buryo ibyo umubyeyi we amusabye yiteguye kubishyira mu bikorwa. Abashatse cyangwa se abasore bitegura gushaka bafite abo bakundana nabo, ntabwo bigoye guha umukunzi wawe ibyo akunda. Umva, imyambaro akunda ko wambara niyo uzambara, uburyo akunda gusokoza nibwo usokozamo. Ntabwo ibyo bintu bikubangamira, keretse ari urukundo rwa pirate rugezweho ubu narwo atari rwa rukundo nyarwo. Ariko niba abantu bakundana, buri wese yiteguye kumvira icyo undi ashaka. Urukundo nirwo rukwiye kuba ruyoboye kumvira. Iyo urukundo rudahari, kumvira bihinduka ibintu by'agahato. Twumvira kubera yuko abo twumvira bahari. Muzareba abakozi n'abakoresha, wa mukoresha w'igituna w'umunyagitugu uvuga nabi, burya kenshi abamukorera basohoza inshingano ze kuko ahari. Iyo agiye bariruhutsa bati reka turuhukeho gato tumira kuka. Ariko kandi yari urukundo ruyoboye, ba bantu baba biteguye gukora niyo databuja adahari. Nshuti yanjye, urukundo nirwo rutera kumvira nyakuri. Iyo urukundo rudahari, kumvira bihinduka gahato, kandi ibyo bwako gahato bisobanuye ububata. Wa bwoko bw'Abisirayeli we, bantu mwacunguwe, muteze umugisha muri Aburahamu, nk'uko igitabo cy'Abagalatiya cyabidusobanuye yuko twese turi urubyaro rwa Aburahamu biciye muri Kristo Yesu. Turi Abisirayeli mu bya mwuka. Itangazo niri: ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, kuko uwo ni we Mana. Mana bitwumvishe mu izina rya Yesu. Isomo tugiye gusorezaho ndagisoma mu Gutegekwa kwa kabiri igice cya 12 uhereye ku murongo wa 9. Ariko reka mbere ku murongo wa 8 naho kugira ngo haze kumvikana neza. Ariko ndashaka umurongo wa 9 no wa 10. Murongo wa 8: ntimuzakore ibihwanye n'ibyo dukorera ino muri iki gihe, aho umuntu wese akora ibyo abona ko ari byiza, kuko mutaragera mu buruhukiro na gakondo Uwiteka Imana yanyu ibaha. Ariko nimwambuka Yorodani mugatura mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibahaho gakondo, ikabaha kuruhuka imaze kubakiza ababisha banyu bose babagose, bigatuma muba amahoro, maze ahantu Uwiteka Imana yanyu izabatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, azaba ariho mujyana ibyo mbategeka byose, ibitambo byanyu byo koswa, ibitambo byanyu bindi na kimwe mu 10 cyose muzatanga, n'amaturo yerezwa muzatura, n'ibirusha ibindi kuba byiza muzahiguza imihigo mwahize Uwiteka. Aya magambo arerekana yuko hari ibintu bitabwashaga gusohozwa igihe bari bakiri hehe? Mu butayu. Twarabiganiriye ubushize igihe twari turi mu gitabo
cy'Abalewi n'ubundi, tugaragaza itandukaniro hagati y'isabato n'amasabato, yuko burya aya masabato batabashaga kuyakomeza bakiri mu butayu, byasabaga yuko bagera mu gihugu cy'isezerano kugira ngo batangire gutamba ibitambo bamaze kubaka ihema ry'ibonaniro. Ihema ry'ibonaniro baryubatse hariya, ariko ya minsi mikuru yose byari gukunda igihe bari hehe? Mu gihugu cy'isezerano. Amagambo nashakaga kandi ko tuzirikana, arambwira ngo nimwambuka Yorodani mugatura mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaho gakondo, ikabaha kuruhuka imaze kubakiza ababisha banyu bose babagose, bigatuma muba amahoro. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire yuko turi hafi kwambuka. Haleluya! Turi hafi kwambuka Yorodani tukagera mu gihugu Uwiteka Imana yacu ibaho gakondo, ikaduha kuruhuka imaze kudukiza ababisha bacu bose batugose, maze tube amahoro. Mbese urifuza kwinjira mu kiruhuko cy'Imana? Icyo nicyo mwifuriza kwinjiramo. Hari ibyo abisirayeli batabashaga kugeraho kuko batari bakagera i Siyoni. Natwe dutinze mu isi igereranywa n'ubutayu, turimo turazenguruka, tugoswa n'amakuba impande zose, ariko ndagutangariza itangazo yuko ibimenyetso byerekana yuko turi hafi kwambuka. Haleluya! Kandi ahantu tugiye kwinjira ni mu buruhukiro bw'iteka ryose, bwa bundi isabato iturengurizaho. Igihe dusomye mu Baheburayo igice cya 4, tukabwirwa ngo haracyariho uburuhukiro bw'iteka ryose bubikiwe abantu b'Imana. Haleluya! Ndakwifuriza kumvira ijambo ry'Imana, ndakwifuriza gutungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana, ndakwifuriza gukomezwa n'amasezerano Imana isezerana, harimo n'iri sezerano rihebuje ayandi, yuko Kristo azagaruka akatuvana mu isi akatujyana mu bwami bwe, kugira ngo ube witeguye ubwo Kristo agiye kuza, tuzamusanganane mu bicu, tubane nawe iteka ryose nk'uko yasezeranye. Imana iduhana umugisha, kandi igihe dusuzuma ibyanditswe byera twishimira isabato, ndakwifuriza kuyibonamo urukundo rw'Imana, kandi kuyibonamo umuhamagaro w'uko Imana iguhamagarira gukundana nawe, ngo ba bantu be gukomeza gutwazwa gahato, ujye ubabona mu ishusho y'Imana, ba bandi ukoresha kubera ko isabato kwibutsa yuko nabo baremwe n'Imana. Ngo kandi urukundo Data wa twese yadukunze rwandi rwakomeje kudukurikirana, rukaturema mu ishusho yayo, rukaducungura, rukakomeza kutubeshaho no mu by'ubu buzima, ngo dukomeze kubizirikana muri ibyo ngibyo, maze imitima yacu ibe yomatanye na Kristo rwose, kandi tube twiteguye gutaha mu bwami bwe tumaze kwerezwa kuba abatahajuru. Nibyo nkwifurije, nanjye niyifuriza mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Reka dusoze n'isengesho. Data mwiza, turagushimye, tugushimira ijambo ryawe nk'uko ryasobanuye mu kuri kwa Bibiliya tumaze kubona mu gutegeka kwa 2. Igihe twarebaga ihame ry'isabato, twongeye kunezezwa n'uko ari ugushirwa k'urukundo rwawe ruhebuje rwadukunze, maze ukaducunguza amaraso y'igiciro cyinshi ya Kristo. Turakwingize kugira ngo uduhe kwakira icyo gitambo no kukinezererwa, ngo urukundo wadukunze ruhishurire imitima yacu, kandi ngo uko isabato ihaye iyindi tujye tuba imbere yawe tuzirikana iyo migisha yose. Tumaze kubona yuko utaturemye gusa kandi utaducunguye gusa, ahubwo ari nawe utubeshejeho mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Uduhe kuzirikana iyo migisha yose uduha, maze ngo imitima yacu inyurwe nuko amagambo yose asohozwa nk'uko yasezeranye, ngo ibyo bitume tubeshwaho no kukwizera, atari uko tubyiyumvamo gusa, ahubwo bishingiye ku ijambo ryawe. Sabiye abana bawe bari kugeragezwa mu buryo bwinshi, bagerageshwa kubura ibyo kurya, aho kuba, imiryango batuyemo, bageragereshwa kubuzwa uburenganzira bwo kukwizera, bose barwanira intambara. Nk'uko wagendanye n'Abisirayeli, ukomeze kugendana natwe kugeza ubwo uzatwambutsa ukatugeza i Siyoni. Nibyo nsabye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Amen.